Yes, kanongere nguhereze ikaze nanone kuri YouTube channel. Ni iminsi myinshi rwose ishize hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda hacicikana inkuru y'uko uyu Mutesi Jolly yaba ari mu rukundo n'umucuruzi w'intwaro uwo muri Tanzania. Ibi ngibi rero bamwe bakaba babifashe nk'ibihuha, nyamara ku rundi ruhande abandi bakabifata nk'ukuri. Nyuma y'uko rero uwibye Instagram y'uyu mukobwa Mutesi Jolly yashyize amabanga hanze y'ubutumwa uyu mukobwa yaganiriye n'uyu mucuruzi w'intwaro wo muri Tanzania, aribyo turi buze kurebera hamwe dusoza ikiganiro iby'ayo mabanga yagiye hanze y'ibyo uyu Mutesi Jolly yaganiriye n'uyu mucuruzi w'intwaro wo muri Tanzania. Mbere yo kwinjira mu kiganiro rero, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, nguhaye ikaze, reka ngusabe gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye. Ni nyuma y'iminsi rero abantu benshi bavuga yuko uyu Mutesi Jolly ari mu rukundo, gusa Mutesi Jolly we yakomeje guhakana iby'urukundo rwe n'umuherwe Ruguma Saida ucuruza intwaro, avuga ko bamwibye Instagram ye kandi nyamara kuva na kare na kera bigaragara ko urukundo rwahoze rwishakira inzira hagati y'uyu mukobwa ndetse n'umucuruzi w'intwaro wo muri Tanzania. Kuri uyu wa gatanu rero byagaragaye ko Mutesi Jolly yaba ari mu rukundo ruryoshye, nyuma y'uko yahuye n'ibizazane mu rukundo akaza no kwisanga avuga ko hari abagabo b'inyana zimbwa kubera kwihunza inshingano no kudakora ibikwiye nk'abagabo. Iri jambo rero ryababaje benshi mu bagabo ndetse biteza ikibazo gikomeye, aho Mutesi Jolly yaje kubaza benshi mu bamushinjaga kubatuka ngo n'inyana zimbwa, anavuga ngo nimba mutarizo murababazwa n'iki. Nyuma y'uko kuvuga byinshi bikarangira, benshi mu bantu bari bategerezanyije amatsiko mu by'urukundo rw'uyu mukobwa Mutesi Jolly ndetse n'uyu mucuruzi w'intwaro, bamwe rwose bakaba bemeza yuko uyu mukobwa Mutesi Jolly ari mu rukundo, nawe akaba yakora ubukwe nk'uko benshi muri ba nyampinga bakomeje gushinga ingo, banabyifuriza uyu mukobwa wacu Mutesi Jolly yuko rwose abaye ari mu rukundo n'uyu mucuruzi w'intwaro byaba ari byiza cyane, usibye yuko uyu Mutesi Jolly we yakomeje kugenda abihakana ndetse anavuga yuko ibi ngibi atari byo. Kuri uyu wa gatatu rero benshi mu bakurikirana imyidagaduro yo mu Rwanda bakiranye ubwuzu inkuru y'uko Mutesi Jolly ari mu rukundo n'umuherwe wo muri Tanzania. Ntibyateye kabiri Miss Mutesi Jolly yahise atera utwatsi urukundo rwe na Rugumi Saida ucuruza intwaro, avuga ko Instagram yiwe yibwe, bityo uwayibye akaba ari we wanditse ko ari mu rukundo n'uyu mucuruzi w'intwaro. Ni ubutumwa bwanyujijwe ku rubuga rwa Instagram, aho Rugumi yanditse ngo warakoze kunkunda, hanyuma Mutesi Jolly asubiza agaragaza ko ibintu bimeze neza. Nyuma yagiye ku rubuga rwa X avuga ko ibi kuri Instagram atari ukuri kuko bamwibye urubuga rwe rwa Instagram, nyamara nubwo yabivuze atyo, mu byumweru bitanu bishize uyu mugabo yatanze igitekerezo ku mashusho ya Miss Mutesi Jolly. Ibi ngibi rero abagabo bamwe na bamwe bakomeje kubyibazaho. Uyu mugabo rero niwe wenyine Mutesi Jolly yahisemo mu bandi bose bari bamwandikiye, akaba ari we asubiza rwose ibitekerezo. Harimo umugore wa Tom Close, we ntabwo yamusubije, ahubwo uyu mukobwa yasubije uriya gusa. N'ubundi basanzwe bari inshuti kandi zakadasohoka. Kenshi bizwi ko iyo umuntu yibwe urubuga ahita abitangaza, cyangwa se uwamwibye urubuga rwe agashyiraho ibindi byinshi byashoboraga ko cyangwa se byagaragaza ko urubuga rwe barwibye. Bityo ngibyo rimwe na rimwe hari igihe bakora n'iperereza, waba wibye urubuga akaba yafatwa, ariko uyu Miss Jolly we ntabwo ibyo yigeze abijyamo. Niyo mpamvu rero benshi barimo bavuga ngo uyu mukobwa ibyo byose arimo agenda avuga ni ukubeshya. Uwavuga ko uyu wibye urubuga rwa Mutesi Jolly ari umwana mwiza
ntiyaba yibeshye uyu mujura yongeye asubira inyuma agenda asaba buri muntu wavuze ko Mutesi Jolly ari mu rukundo ko yasiba ubwo butumwa kuko atari ukuri. Sibyo gusa bigaragaza ko urukundo ruri gucengera mu nzira zigoye kuko uyu mugabo afite ibikorwa byinshi ku buryo byagorana ko yajya abona umwanya wo kwirirwa ku mbuga nkoranyambaga akurikirana abantu babiri gusa abona ko kandi b'ingenzi abo nta bandi ni Mutesi Jolly ndetse nawe ubwiwe akikurikirana. Ibi ngibi rero abantu benshi babyishimiye cyane rwose kumva ngo uyu mukobwa wacu Mutesi Jolly ari mu rukundo n'uyu mucuruzi w'intwaro ari we Saida Ruguma. Ni umucuruzi uzwi cyane ukomoka muri Tanzania, ni nyiri sosiyete y'intwaro Rugumi Enterprise ikora ibikorwa byihariye mu by'ikoranabuhanga byifashishijwe mu iperereza Forensic ICT Service ndetse no mu gutanga ibisubizo by'imikoro mu bijyanye no gucapa rwose akazi. Umutungo nyakuri wa Saida Rugumi ntaho uzwi kubera yuko amafaranga yiwe menshi ayakura mu bikorwa nk'ibi ngibi rwose byo gucuruza ibintu bitemewe hano ngaha muri Tanzania. Reka mubwire ukomeze ugire ibihe byiza rwose, nimba koko nawe hari n'ukundi waba ubyumva urukundo rw'aba ngaba koko, nimba wifuza ko rwakomeza nk'uko abantu bari kubivuga, siga komenti utubwire uburyo uri mu byumva hirya no hino.